mu Bugesera arembiye mu bitaro nyuma yo gusukwaho amavuta n'umugore we kubera ifuhe. Muracyabona ingingo zibarengera. Muracyabona ingingo zibarengera Gute? kubera ifuhe. Ifuhe Gufuha nyine. Ifuhe Romeo ufite ibyo bakunda kwita umukobwa mukundana. we yari umugore we barashaka. Reka ntabwo urugero kuri Romeo nibyo byiza. Ufite umukobwa mukundana akubonanye n'undi. Uratashye wenda mwakoze ka movie ukihagera. Yashyuhije uruzwa mugiye kurya agafiriti kumbi yarakugenewe. Ibyiza reka uzi ko ngo mugiye guteka agafiriti. Inzego z'umutekano mu karere ka Bugesera zataye muri yombi umugore wasutse amavuta yatuye ku mugabo we ndetse anamutera icyuma amuziza ko yamubonanye n'undi mugore mu kabari bari gusangira inzoga. Ntabwo ibyo nubwo bibabaje. Inzoga se kwicara mugasangira inzoga. Hari ikindi bakoze yababonanye. Oya. Ntabwo ari byose. Ukuntu biba bimeze iyo mwicaye kurya bari gusangira ivide. Uko rifungura rimwe nika amaso yawe atangira kutangira kureba umuntu ukamubonamo ukajya umureba icyoroshye. Kandi nabo batangiye kureba icyoroshye. No irandoro ya come to bed. Ishobora kubakurura ibyo bintu. No ese hari umuntu rero ari gusangira n'undi mu kabari fanta. Umugore agafuha. Ako sa mugani ko namwe munywa byeri yo mwicaye mu kabari mwamubona ibiri kubera mu biba bimeze bite. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama yitwa Rwasa Patrick yabwiye ikinyamakuru igihe turi gukesha inkuru ko uwo mugore yamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kumena amavuta yatuye kuri uyu mugabo we. Avuze ko yamumennye mu mugongo, mu bitugu no mu bindi bice by'umubiri. Mayi nkawe yaramutwitse koko. Ahubwo bavuga ko yatetse nka litiro 5 ubwo ari mu mugongo. Burya ari nubwo yabasubije ibindi bice by'umubiri twamenya ari ibihe. Ibice by'umubiri ni ku maboko no ku maguru. Oya n'ibyo bice byonyine bigize. None se kuki arimo kubyibazaho? Yamumennye amavuta ye mu mugongo, mu gatuza, mu mugongo. Ngo umugore yaciye ku kabari baturanye asanga umugabo yicaranye n'undi mugore ariko bari gusangira bimwe byo mu kabari bisanzwe. Uwo mugore yaratashye ategereza umugabo ko ataha. Undi yageze mu rugo asanga umugore yamwiteguye ahita amumenaho y'amavuta. Yari yabibonye. Yarabarabutswe. Hariya niwe nabonye upostinga akantu ngo abantu babiri bananirwa kubana bate. Umugabo hariya ngo yaravuze ngo ntabwo ngashaka umugore we ngo azajya gute ngo ntagashaka yongera kujya kubise. Mubiki kubise. Ngo birababaza cyane. Oya da. Niyo bipostinze ejo narabibonye. Nyine abantu babiri bundi bananirwa kubana bate. Nyine iyo mubanye mutizere cyangwa ari umuntu ufuha. Ubwo uzamenye ko nawe ubwo agucira urwaho. Ni kimwe. Kimwe kwere. Okay. Ntabwo tuzinyuramo twihuta nizo ngira ngo baraye bagarutseho ni mugoroba. Ariko reka tubwire nabo twibaturanye uribuka wa mukobwa duherutse gukora inkuru ye. Bamusanze mu ishyamba aho ngaho hejuru za Shyorongi ngo bamusambanyije wo mu Ruhango. Harya so mu Ruhango ra. No mu Ruhango yavuye mu Ruhango bakamujyana Ruhango akagishyorongi. Bakamujyana ku bitaro. Uyu muntu ukekwaho uyu muntu bikekwaho niwe wagize. Ukekwaho rero wa wundi wavuze uburyo bahuriraga muri groupe ya WhatsApp ariko ngo sinayo wenyine. Uyu mugabo izo groupe za WhatsApp ngo yari yabigize akanzibona bazamamaza kuri Facebook. Wizira groupe bibamo. Bira bibamo ngo ninde ushaka ngo akazi ngo mpamagara kuri iyi nyine hari abantu bigize abateka ahubwo bigenda. Sinzi nako uburyo bagenzura Facebook. Umuntu urumva shata nukuvuga ngo niba uri muri groupe umuntu wayishinze utamuzi. Groupe ya WhatsApp. Ya WhatsApp. Ushatse rwose tukora left. Kandi abantu benshi aribo bajoininga ahubwo ku bushake ugasanga harimo ngo iyi ni groupe ngo yo kwiteza imbere ngo ubishaka ngo joining. Abantu kata anyura kuri ya WhatsApp agakomeza. Nje nta groupe nkijyamo. Ntayo nkijyamo. Nta n'umuntu ntuzanayigemo. Nta n'umuntu wangiye muri groupe ngo bikunde. Oya uramutse umuzi n'ibyakuba we nabyo. Amuzi njyahe muri groupe ubundi mangiye muri groupe gukora iki? Ntabwo bikunda. None inkuru ya RIB nayisomye kuri uru rukuta. Nayisomye ariko ndi mu bikezi ntareba. N'isura ye nayibonye nyine nuko hano wenda twe ntabwo turi ubugenzacyaha. Kuko akekwaho. Aracyagikekwaho. Sibyo? Ahubwo nyine uribaza
iyo umuntu gurupe ngo araguhamagara kuri WhatsApp ntumuzi nta mu by'ukuri ubwo ati duhure ukemera ubwo zina byaye ningo by'imihuro abantu bajya bakora tutariganye sibyo ariko mba mbona nka minisiteri ifite mu nshingano ibi bintu by'ikoranabuhanga niki mba mbona yafatanya buriya na RIB n'ubundi mu barafatanya kugenza no kugenzura urumva umuntu yatabwa muri cyane cyane izi gurupe za WhatsApp n'abantu bakoresha cyane cyane na Facebook hajeho ibisambo urumva hajeho abagome akaba ari urusambo rugashyira ifoto y'umukobwa n'amazina y'umukobwa hari umuhungu wicaye i Nyamagana yarangiza akagirirwa yakabana cyakora ntabwo babakora mu mifuka da ariko nyine n'abateka mu uyu muntu ndabona yaranashoraga kuri ku rubuga rwa RIB heragira iti iperereza ryagaragaje ko ukurikiranyweho iki cyaha yabaga ku rubuga rwa WhatsApp rwitwa shaka umukunzi n'abandi mu kuri urubuga niba abaruba hose ushobora kuko WhatsApp isigaye igira limite y'abantu nk'igihumbi cyangwa cy'atanu sindibuka neza byarazamutse ntabwo bikiri muri za 200 hano ngo hakaba hanacishwaga amatangazo y'akazi n'abagakeneye uyu rero ngo igihe yabonaga umukobwa wanditse kuri urubuga avuga ko akeneye akazi umukobwa yacaga mu gihe kare bakavugana akamubeshya akazi ashaka yakamuboneye ishyorongi umuntu wumva ko agiye gukorera ishyorongi ariko abakobwa igitsina gore benshi muri iyi minsi cyane cyane iyo wagize amahirwe ntubashe kugira amashuri yisumbuyeho guhera kuri kaminuza abenshi aho bajya gukora turahazi mu kabari kandi akazi burya kaguha amafaranga burya kose wagakora akazi kose ni akazi ahubwo uburyo twitwaramo ngiyo rero bamaraga kwemerana yaboherezaga itike akababwira ko bahura ngo hanyuma akabashuka akabajyana mu gashyamba kari hafi y'aho atuye akabasambanya akanabambura ibyo bafite byose amaze kubatera ubwoba ko abica uyu rero ngo yafashwe amaze gushuka no gusambanya abakobwa batandukanye harimo n'utaruzuza imyaka y'ubukure ndamukomeje hakaba hari ababaje kumucika atari abasambanya aho umwe yanatewe icyuma agerageje kumurwanya aba bakobwa yakoreshaga imibonano mpuzabitsina ku gahato babavuga bavuye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali akarere ka Kamonyi na Bugesera hafi y'umujyi uyu Jean d'Amour akaba akurikiranywe ibyaha bitatu ubwo ni bya bindi n'ubundi RIB ishimira abantu n'ubundi ku musozo n'inkuru cyangwa se ubutumwa bayatanze ariko muri no minsi tukiri kuri iyo ngingo ngo ingoma naho ndetse gato harimo akantu k'umwana gutarageza imyaka hari ubwo abujuje imyaka bo iyo mburamuzi nyine abujuje imyaka icyaha gihindurirwa inyito kiba cyitwa gusambanya umuntu ku gahato hakaba no gusambanya umwana cyangwa se gufata ku ngufu umwana utaruzuza imyaka ibyo ni ibyaha bitandukanye umwana utaruzuza imyaka hano dukeneye regulation iteye irya reba amabwiriza ukuri pe iteye irya nkuko mu bindi bihugu bagiye gukora amafaranga mu Rwanda gutangira gukora amafaranga no guhera ku myaka 16 gutangira gukora amafaranga igihe wafashe indangamuntu ariko nta contract aho baguha nyine ya kontaro y'akazi uburyozwe bw'icyaha utangira ku myaka 14 uburi bufite kuba ku myaka 14 wakurikiranwa n'inkiko bakagukatira rwose 18 wageje imyaka y'ubukure dukeneye rya tegeko nk'iryatoye mu Bufaransa nk'iryatoye muri Australia kuko aba bantu n'ubundi urumva niba yarabakoraga kuri WhatsApp dukeneye rya tegeko ritwemera ko umuntu utarageza imyaka 16 izi mbuga zose atemerewe azivaho akagenda akaba atemerewe none buri kuvuga ko aribo batunze amatelefone kandi meza icyo rero ni ikibazo bazikura he n'ababyeyi babo bazibagurira nk'umwana wanjye ngiye kubona nkabona afite telefone ntaranatungaho havuga iki wamutwara iki wamutwara iki ko wavugaga akubita iki ejo hari inkuru twakoze mu ngingo y'umunsi ngo bakobwa bazanye ngo bazana abagabo mu nzu se yavuga bagakubita ati wacha payishi abakobwa ngo nka batanu rwose ubwo niba mama wawe yarapfuye
kandi baracyafite se bizanira abagabo mu nzara bavuga ati bahinduye rogi ati ndavuga nkakubitwa akubitwa ariko nabo bantu baba bazanye n'abakobwa be ngo baramudiha birababaje none urimo uravuga ubwo rero iryo tegeko turarikeneye pe ridufasha abana bave ku mbuga izi ngizi kuko nabasha gufata telefone sibyo iyi smartphone ya Karori itarimo bya bintu bibroka by'amafilime y'urukoza soni n'ibiki byose azabasha kujyaho abirebe kuko yaganiriye n'abantu bazi ibyo ari byo azabasha kujya kuri WhatsApp abone ko umuntu ari kumwemerera akazi ahita avuga ati wow akazi ndakabonye ave ni waba atabivuze hakwiye kujyaho nuvuga ngo igenzura ry'imyaka y'abantu bagomba kujya ku mbuga nkoranyambaga niba ufite smartphone hakaba ari ahantu ngo ufite imyaka ingahe reka da ibyo bantu barabifogeringa bikaba biri muri system reka nkwereke ukuntu abantu babifogeringa kare ujya kwifotoza indangamuntu ejo bundi Yego. babanje kubikora ku irembo cyari ibyo babanje gukora ku irembo Yego. ntibakubwiye ngo ufate ifoto yawe ujye ugira gutya unagaruke gutya bagasikaninga ifesi bakamenya ko ari wowe yego ibyo turabikeneye rero ku bantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga umwana mutoya yinjizamo nimero z'indangamuntu abantu bagiye batunga amasimukadi zibaruye kuri ba mama wabo kera ni gute ari kubona n'abakuru babo ni gute ari gutunga telefone itakubaruye nako simbuga itakubaruye gutangira ubwo uvuga uratangiye gutunga nyine telefone utaraba mukuru ni ikibazo gikomeye ejo ntitwari turi kuvuga inkuru igicumbi y'umugabo nibutse n'akandi kantu n'aba chief program b'ibitangazamakuru n'abandi cyane cyane banyuzeho za desani ku wa gatandatu mu gitondo bazereka abana ni ukuri kw'Imana bajya babanza bareba ibyo bagiye kubereka ejo bundi nakubitanye na desani dese anime by'ibitente mbona biba birigisha ubusambanyi mu gitondo kare nanjye rero nabonye irimo ubutinganyi ubwo kandi ari desani ubu ni kwa kundi umuntu afata ikintu kigapfa kunyura kuri televiziyo ntazi icyo ari cyo atarakirebe ubusa umuntu akicara akabanza akareba ibitentera ibintu uzanyuza kuri televiziyo urabanza ukabireba ntabwo ari ukuvuga ngo biranyuraho gutya gusa oya ntabwo byakunda nuko tuterekana filime ariko ubundi ruhungike yakagombye kujya abanza akiherera ahantu mu kaguni nkurikije uko muzi ntabyo yareba yazapfa guhyo niyo wazasanga harimo intuzi hanyuma rero urubukaje igicumbi umugabo bagize gutya bagakoresha urwembe bagakata imyanya y'ibanga urwembe rega ntabwo rukata urwembe rurasesera rushobora kwangiza bikomeye kurusha n'icyo rwaraseseye rero iki rwaraseseye bivaho oya amakuru bose yaje kuvuga nijoro yavuze ko ngo bitavuyeho ngo muganga ari gusanasa kuko urwembe uzarebe niba uri gukatisha ngo muganga ari gusanasa urwembe ntabwo ruragutara abana biza urwembe ntabwo ruragukata urwembe rwarankaze none se wabonye rwarakuyeho uruhu gutya njye n'ubu mfite igikomere cyarwo cya vuba ubwo rero nyuma y'uko uwo mugabo w'igicumbi inda yimukase igitsina muganga akaba akiri gusanasana bose bari indaya uyu umwe yari umuguzi none se ajya kugura iki umwe yari umuguzi wayo ajya kugura iki undi ariyo nawe bari indaya nyine uburaya nyine baba babufatanyije aho ngaho ntabwo wamponda sinanoga hanyuma rero noneho hari undi we wagize ibyago bitarabaho we ngo yabuze senkisa haryo wongera yabuze angahe wundi bari bamwurije ibiciro urawe byari 5 bumvikanye 10 amuha 5 undi ati ntabwo bivamo rero uwikazo rero muri Ngoma we nibindi bindi akore hari imirenge imwe nimwe njya niteranya yo muri Ngoma na Kirehe ngo yabuze ubwishyu bwa 5 inda iramukubita kugeza apfuye hasi umuntu w'umugabo inda imukubita kugeza apfuye yafatanije n'abandi nta amakuru uze kureba neza iyo nda yahise ihamagara ngenzi zazo ziramudiha abaturage b'umudugudu muri uyu mudugudu bavuga ko byatangiye ku cyumweru ubwo uyu mugabo yahaganaga Nsanzabaganwa Solange uzwiho ibikorwa byo kwicuruza hanyuma Nsengiyumva akaza kwisakasaka agasanga adafite amafaranga yo kwishyura batangiye kurwana ku mugoroba bigira mu ijoro ubwo ubuyobozi bwazaga bukahakura uyu mugabo ariko yanegekaye nyuma yo kujyanwa mu bitaro kuri uyu wa mbere yaje gupfa aguye mu bitaro bya Kibungo mu gihe Nsanzabaganwa ukekaho kumwica urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamufunze uwitwa Karori ati
mu masaha ya nijoro nibwo twumvise umuntu ahondagurirwa mu nzu ariko abanza kwanga gutaka. abahungu bo kwa Tamimu. Ahubwo umugore niwe wavugaga cyane atukana avuga ko adakeneye abamuzanaho ubugoryi, ati sinshaka, ati ndashaka amafaranga yanjye. Ngo induru zarakomeje kuvuga kugera ubwo abantu bagira amakenga bagahamagaza ubuyobozi buza kumukura mu nzu ariko yanegekaye. Murekatete Emerita nawe avuga ko ngo uyu mugabo yakuwaho yakubitiwe atagifite akabaraga, arapfa. Ati yakubona ameze nabi yegeranye kutumvikana n'umukobwa yaje asanga bura amafaranga 2,500 yamukubitaga avuga ko asohoka yamuhaye. Ikigaragara umugabo yabanje kwihagararaho yanga gutabaza no gutaka kubera isoni ahantu yarari agatinya bahamusanga nubwo byaje kurangira bahamukuye arindi nubwo nkavuyemo inkuru y'urupfu rw'umuntu iyo arani yo hijyanye ibyo mwumvikanye urabitanga cyangwa wemera guseba utayafite ujye gukora iki. Wowe hari igihe ibyo mwumvikanye wageze wavuga niba ari 5 agahita kubati uramaveni. None se ubundi wabaye urayama sindi nyoko sindi mushike ndanakwiyamye atansiyo. Bari abantu bafite n'amagambo mabi ubwo rero ngo wamenga henge kaguhengura ngo waruzi ko se ngo ari wacurika guncurukuru njyana uza amagambo bafite bari abantu betse gatodega ike bintu tubijyane marega gakega. Nanjye nigeze kugira ahantu kuri roge abantu bari gushwana abagabo nkuko neza ariko bitambukira ngumva mu matwe abagabo ibyago byabo iyo serivisi uyikeneye hari utanga kandi muba mwavuganye ikiguzi. Ni gute wisaka cyangwa ni gute ujya muri izo serivisi muri iyo migirire mibi hanyuma ugasanga nta mafaranga ufite aba yagiye amafaranga. Erega abakobwa benshi ngo ntigiye muhanza mugasangira amafaranga yawe mukasangira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Hari abagabo benshi rero bagendera muri icyo kigaragara ngo bose ubwo twasangiye ari bungo yego da ngo bose ngo namuguriye ngo ndamurisha muri ra business ntibaho if ko twasangiye ubaraza ukwiye ukabyibaza ntabwo bishoboka. Nta ndaya tuziranyira ngo nzayibaze ngo ubundi muba mwishyuza y'iki Rome mutaziranye. Oya ibyo ngibyo byo wenda na feri taziranye se. Urumva ikibazo gihari ni iki ngiki. Ho rero Nsengiyumva Imana imwakire rwose yarafite imyaka 45 nganyumvira ukekwa kumwica afite imyaka 23. Yego yitwa n'umukobwa w'imyaka 23. Urumva uko nari mutoya ni babandi tujya tubone pfiyongiye babandi bose ni babandi nyine ukuntu abaravuye wabo ni muri bwa buryo utabasha n'ubundi kumva birababaje. Oya kubabaza ubwo birenze urugero. Uyu mugabo abaye yari afite nk'umugore byanze kunze aramufite ese nawe yarafite uyaka 45 ntabwo yaravuye kwikanikira utugare. None se urumva abantu 45 ntiyaba adafite umugore. Abantu bameze gutya abantu bameze gutya imyaka 45 cyeka ari nk'abakavukire niba abandi inshuti zacu nibyo bishoboka. Ikigaragara cyo indaya z'ingabo zirugarijwe muri no minsi mama bago babaje ariko ko numva indaya zo mu ntara zarakajwe n'iki nyine amafaranga uba mu mwayemeranyije. Erega n'ubivuga ngo zo mu ntara iyi Kigali bayihaze ijya mu ntara ikabashya bagabo shengwara bazagiye ngo shengwara ngo ashaka kobwa keza we ngo ni baba we umba maze imyaka baturutse ku isi ya kera umba vuye ku isi ya kera cyangwa vuye dobandi nabakebye umuntu akebye umuntu akagenda agatangira akazi bushyashya. Ubwo urumva umwana w'imyaka 23 tuvuga ko akiri n'umwana kuko ntabwo ari yaba umugore uhamye ubwo yaba afite ubushobozi bwo kwica umugabo w'imyaka 25. Hari igihe nagiye kureba Romeo gutya ari mu kagoroba saa 3 ngira ngo mubwire ukuntu weekend y'aferi ziri bugendeza akazi. Yego namuzi ngeze ahantu nsanga imyenda y'abantu iri hanze. Imyenda y'abantu y'umuntu w'umugabo asohoka yambaye agasokore k'abagabo k'imbere bwa bugabo turabutoye ariko hirya mu muhanda nkaba nahanyuze numva ari sakwe ati ngiye nta kuntu umugabo yambaye tuno tujire tw'aba Youth Volunteer ati ntabwo umuntu yaca mushiki wanjye umuntu ngiye ngo mwihore ati ndabimena ibyo bintu byose biri baho ngaho ndavuga nti ibintu ko bikomera mpita nkuramo akanje karenge ndiba wa mugabo bajyanye yambaye boxer ariko ibintu biri Kigali murabizi. Ubwo rero ubwo si yo nkuru nawe mwarayimenye tutayimenye kandi yarabereye aho tureba havuga oya
ego hari hirya gato oya yamanutse yambaye isokore ki yaravuze ati ngewe imyenda ntayo nambara. ngo nabanza yame ngo cyangwa se ya nshuti yawe ikora mu nzego z'umutekano zo hasi. ariko ubwo yari yahondaguye umukobwa umugabo ngo yari yamuhondaguye niba byaragenze bite urumva ya nshuti yawe ikora muri za nzego zo hasi zishinzwe umutekano yego bondi muziranye. Aravuga ati ngajye mbere nyine tukujyane muri iyo soko riki. Baramutwara pe. paka niba ariko kagari bari ku murenge oya so nafite umuntu w'umugabo umugabo ati yewe nari mfite 20,000 atarabyibye ati umukobwa arabyibye undi ati ahubwo yanze kunyishyura ubwo urwo rubanza warukiza ati muze tujye ku murenge rero tujye bikemukireyo nuko ariko se kuzarakaye hari ikibazo gihari nyamara tugomba no kwitondera abantu tukaba tuzi ngo aha hantu habera uburaya ndetse ntabwo muhazi nyine nibyo ni kuvuga ukuntu ibintu bizanadukoraho tukaba tuzi ngo aha hantu habera uburaya ngo ushaka indaya ajya ku Kisi ya 9 ushaka indaya ajya i Matimba ushaka indaya ajya koridoro barayisenye ujya mu Migina koridoro barayisenye ariko ya matongo yasigayeyo mu minsi ishize zose niho zajyaga kurara ngo babagiriye neza nibagishaka na rogi nagishaka rogi bihina muri ayo matongo hanyuma aho hantu tukaba tubizi neza ko ariho ujya kuyizishakira mwabayobozi mwe ibibazo mubona turi kwiteza koko ko murebera ibi bintu ko abantu ko n'abana banyu rimwe na rimwe bazajya bajyayora bazajya bajyayo ko abana banyu nabo bajyayo hari umwana nzi rwose umwe mu bantu b'urwego urumva mama we ntakatagize iyi nkuru se wayihoreye aramuzana kongera akagaruka amuzana kongera akagaruka ndabyibuka rwose irondo rimutwara bamujyana mu modoka ati tugende mama wawe aragushaka uvuga cya yagarutse arabana bananirana ariko ari umukobwa se cyangwa ari umuhungu wemenya ko ari umwana wananiranye tubaha ikaze kuri mama urwa Gasabo TV aho tugiye kugaruka ku kiganiro cyihariye kigiye kugaruka ku kiganiro n'itangazamakuru M23 imaze gukoresha hariya mu mujyi wa Goma. Je nitwa Bizimana Desire ariko ntabwo ni njyenyine muri studio. Ndiskovia Mutesi nanjye tugiye kuganira kuri byinshi M23 iraza kuvuga cyangwa irimo iravuga ku bijyanye n'ibiganiro byavuye Doha bikajya mu Busuwisi. Itsinda rigari ryerekeje mu Busuwisi niryo tugiye kuganira, niryo ryaganiriye n'abanyamakuru. Mugenzi wacu Eurade yari Goma cyangwa ari Goma kugira ngo atubwire mu ncamake ibyo bavuze, hanyuma tuze tugaruka tureba ku guhuza amakuru y'ibirimo kuvugwa hirya no hino kuri iki kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. M23 yo ibiganiro buri munsi barandika amatangazo. Lawrence Kanyuka ati baturashe, hanyuma hari ibiganiro bigiye kuba. Ibyo byose cyangwa icyo kiganiro batanga turashaka ngo twumve uyu munsi noneho barimo baremeza iki, bagiye gukora iki. Eurade wiriwe aya Allo? Oui, turakumva. Nange ndikubumva. Yego. Twagira ngo tubwire iki kiganiro kirimo kiravuga kuki kirasubira kuki. Urakoze. Ikiganiro cy'umunsi cy'ururo rya FC 23 cyabiranga mu mujyi wa Goma n'abanyamakuru kimaze kuba kirangira mu kanya. Cyari ikiganiro n'ubundi nkuko babisobanuye cyo kugaruka ku byo bumvikanye na leta ya Kinshasa mu biganiro biherutse mu Busuwisi. Muzi ko ibiganiro byabiraga muri Qatar byimwe mu Busuwisi. Rero hashize iminsi mike ibiganiro bikomereje mu gihugu cy'Ubusuwisi. Hanyuma rero nkuko twabivuze akaba byari ibiganiro byemewe n'umunyamabanga w'aho w'ihuriro Benjamin Nzabonima. Hari kandi Imete Shyaka nawe ni umwe mu bavuga Kinyarwanda kandi muri delegation yari mu Suisse. Hari Maître Alumba nawe asanzwe asista muri politike y'uru rya FC 23. Hari na Mudamu Murekatete Chantal uyu nguyu nawe asanzwe ari umujyanama mu biro bya guverineri hano muri Nord Kivu. Harimo kandi Major munsi twabonyemo n'abasirikari ntabwo byari biherutse Major Fred Ngenzi, ndetse harimo kandi na Colonel Dona. Impamvu mbabwira n'impamvu ishobora kuba mu biganiro by'umunsi hajemo abasirikare
kandi masura masa bitari bisanzwe nuko muri biganiro se ndaza kwigarukaho izi mpande zombi hari abagomba guhagararira izi delegation haba uruhande rwa leta ya Kinshasa haba uruhande rwa AFC 23 mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ingingo ebyiri bamaze kwemeranywa. Abo bantu babiri mvuze uko ari batatu kuri buri ruhande bazaba ari abasirikare. Ubwo byakumvikanisha impamvu umunsi n'ibiganiro harimo abasirikare. Aba basirikare muri iki kiganiro hari icyo bavuze cyangwa bari baherekeje? Ntacyo bari baherekeje, aba Colonel Dona haba n'uyu Major Ngenzi ntacyo bavuze, cyangwa ariko ntacyo mwababajije. Ntacyo ubwo rero ntabwo uko batavuze babuze ubabaza. Ntabwo bari muri position yo kutusubiza gusa mwababajije nuko bashobora kuzaba bari muri izo delegation z'abantu batatu. Kuki mubashyira muri position yo kudasubiza se mutababajije? kandi baje kuvuga, kandi baje bicaye kuri pano yo kuvuga, ahubwo ni mwababajije. Wigeze ubabaza icyakora iyo bakubwiye bati uvugira ihuriro n'abanaba abari bari guhagararira delegation nawe mbona imani wayivugiraga nawe urukuriye pano, hanyuma ibindi wabaza mu kinyarwanda ugasubizwa n'uyu metre Shaka avuga ikinyarwanda, wabaza mu Giswahili n'igifaransa Benjamin Zaburima agasubiza mbona imana ko ubwo rero ntabwo bari mu mwanya mwiza wo kudusubiza kuko natakabaza ngo badusubize. Yego, reka wenda tugaruke ku byavuzwe. Baravuga ko mu Busuwisi habaye ikirero. Mu Busuwisi bemeranyijwe ku ngingo 3 muri byinshi baganiriyeho. Ingingo 3 bemeranyijwe z'ingenzi zanakuyemo no muri ABCD z'ibyo bagomba kumvikanaho. Hari ibigendanye no guhererekanya ifungwa. Iyi ni ingingo yo guhererekanya ifungwa. Uruhande rwa leta ya Kinshasa rugomba guherezwa ifungwa n'ihuriro rya AFC 23 ifungwa zigera ku 166. Izo nizo mfungwa zigomba guhabwa AFC? No, ahubwo izo ni ifungwa leta ya Kinshasa igomba guhabwa na AFC. AFC yanabahaye cyane barangana. Yego, komeza. Hanyuma leta ya Kinshasa nayo igahereza ifungwa ihuriro rya AFC 23 zigera kuri 311. Ariko muri AFC 23 ikavuga yuko ivuga ko hari abantu bayo bafunzwe bagera kuri 700 banarenga bakabaye bahabwa na leta ya Kinshasa. Ubwo rero ngo uwo mubare akaba ari mutoya, ariko kuko n'ubundi ari byo bemeranyijweho akaba ari abo ngabo bagomba kugira guhererekanywa. Ubwo kuvuga ngo ku mpande zombi ni abantu hafi 500 haba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'uruhande rwa AFC 23. Ubwo uburyo bazahererekanywamo nabyo turaza kubigarukaho uko oya bisoze bazabahererekanywa bate? Nibyo bazabahererekanywa ari leta ya Kinshasa izabanyuza izo antebe mu makaritsiye mu mijyi myinshi cyane Uganda, bakomeze paka bageze muri lokasiyo ya AFC 23. Hanyuma Rwanda rwa AFC 23 narwo rubikore gutyo bafashishwemo na CICE. Muri iki gikorwa harimo abahuza bikorwa bagera kuri batatu. Hari CICE izafatwa n'ubu guhererekanya izo fungwa. Hakaba VGM noneho ni babandi nakubwiraga noneho mekanizme yashyizeho igenzura case verification yo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'abo bantu. Hazaba harimo ndetse n'urwo ruhande rw'abasirikare batatu kwizi zihanganye, ariko hazaba harimo n'ibihugu byo mu karere Zambia, ibihugu birihuriye muri muryango. Buretse gatoya kugira ngo dufashe abatwumva, hari CSR izafasha imfungwa zifitwe na M23 guhabwa Kinshasa z'intambara. Hari abafashwe na leta ya Kinshasa nabo bazaca Ntebe bagakomeza Bunagana bagahabwa M23 bagera kuri 300. Yego, 311 banarengaho. Noneho mu minsi 10 kandi mu minsi 10 mu minsi 10 bavuye mu Busuwisi ubwo mwatangiye mu Kayibaro bwashobora kwasigaye nk'itanu cyangwa 7. Noneho irindi tsinda warivuze rizafasha muri iki gikorwa rizaba rikora iki? VGM rero izabikora iki? Wijya kurondora ibihugu biyibamo wowe tubwire izabikora iki, kuko twibutsa abadukurikiye ko ni abasirikare inshuro nyinshi iyo usibye ko muri Kongo bemerewe kuzagenzura agahenge, ariko ubundi bagenzura imipaka y'ibihugu. Yego, noneho bo bazaba bakora iki? Natanye vuga yuko bemeranyijwe
bemeranyijwe ku ngingo ebyiri ubwo nendangije ku kuba yindi ingingo imwe ngingo. abo rero Ariko- abo wa kabiri ngiye bazaza gufasha mu ngingo ya kabiri ngiye gahenge, kuvuga yego. igendanye no kubahiriza agahenge ahubwo utarajya ku ya kabiri aba bantu Elade aba bano bantu bazava muri Goma bajya muri Uganda abandi bakava Kinshasa bajya Uganda bazanyura hehe bizagenda gute ibyo navugaga hari seyisire izabafasha bigeze bavuga itinerere yabo uko kandi bazasohoka harimo uko Ntebe. bazagenda mwabana nakubwiye ngo harimo abafatanyabikorwa batatu harimo na munisco rero izafasha mu bigendanye na transport yego ni ukuvuga ngo izafasha mu kuba yabafasha mu kubajyana hanyuma banyuze muri izo nzira navuze zo Buretse muri gato. Uganda Buretse- paka bashyitse muri DRC monisco izafana imfungwa ziri muri zone ya M23 izijyana Entebbe n'izo mpande zombi kugeza aho bashyitse mu birindiro bya opponent bigeze bavuga inzira se ko dukurikije bazajya i Bugande cyangwa bazaca hahandi monisco igica ni he baciye Beni. muri Ituri abo bose bazaca Uganda ari imfungwa za M23 zizaca Uganda zije mu bice bya FC23 ari imfungwa za Kinshasa zizaca nayo muri Uganda zivuye mu bice bya FC23 okay yego. icyo kirumvikanye neza ku ngingo ya kabiri rero ingingo ya kabiri niyo VGM izazamo nk'ikibazo yabumbajije hari icyo bumvikanye mu masezerano yabereye mu Busuwisi agendanye n'icyo bita CCRF iyubahirizwa ry'agahenge yego ni nacyo kintu mbona gishobora kuba kirimo no mu bintu bishyashya muri iki kiganiro cy'uyu munsi kuko ikibazo nabajije Metre Shyaka namubajije none murabona ko mwakoze ibiganiro byinshi mukaba mukivuga ngo barabarasaho mukaba mumaze no kuvuga ngo na n'ubwo tuvugana bari kubarasaho munikiri no musubizo mwavuga ngo bari kubarasaho none ni igiki kigaragaza yuko ishuro n'ubundi ibyo biganiro bitazasigara mu mapuro gusa bagakomeza bakabarasaho cyangwa namwe mukabarasaho ko namwe barabibarega we yavuze ati kuri ishuro rero izi ngabo zizaba noneho ziri kuri tere zigenzure niba koko AFSM 23 ivuga ngo bayirasho imushaki bayirasho Masisi bayirasho Minembwe reka noneho tukore verification yigenga tubasha kumekinga shoboka koko ibyo bavuga ari ukuri niba Kinshasa ireze AFSM 23 nayo ngo bayirasho wenda hari Kisangani no tuhagere kuri tere kuko zabara abasirikare ubwo noneho ukiri aho rero ni ukuvuga ngo hari abasirikare ba AFC ari nacyo gituma ba koroneri yari muri press conference Koroneri Dona ndetse hazaba hari n'abasirikare ba leta ya Kinshasa voilà gutyo hazaba harimo n'abasirikare ba Monisco oya Monisco ntagira umwongo Monisco ntagira ibyo byo kugenzura azaba harimo n'abasirikare muri VGM nabo batatu bazahurira hamwe mu kugenzura agahenge bagahura n'iryo tsinda ryo muri VGM bakabasha kugenzura ikigendanye n'agahenge Monisco izafasha muri transport ni ukuvuga ngo impande ebyiri zirwana zizaza kuri aba bashinzwe imipaka noneho bagenzurire hamwe biyunge no kuri MONUSCO ikigwa mu bikorwa by'agahenge bemeranyijwe mu ngingo ya kabiri ariko MONUSCO ariko niyo irimo kubafasha muri transport abo basirikare turimo tuvuga Monisco n'ubundi zakomeza mu kazi kayo muri transport ari ibyo zifungwa ari mwe mwishyurwa mu bikorwa uko amasezerano avuga n'ikirundi Monisco zakomeza kumufatanya bikorwa ubigendanye na logistique wenda reka tugufashe MONUSCO aho ngaho ishinzwe ikintu kijyanye na logistique niyo izazana intwaro mu by'agahenge izazana intwaro kuko ntabwo wajya kurigenzura abantu barashe n'umutwe izaha abasirikare intwaro niyo izaba ifite intwaro ifashe mu gucunga umutekano w'abo bagiye kugenzura niko kazi kayo urumva rero nayo iri mu kazi hanyuma ikindi nshaka kumenya kuri icyo cy'agahenge uyu mutwe cyangwa iri tsinda rigiye kugenzura agahenge rihuriweho n'aba basirikare barwana yaba leta ndetse na M23 n'abo bafatanyabikorwa bandi bajemo ariyo Monisco na Ntuza bazaba bari hehe bazabigoma wari kwirirwa birushya icyiciro cyabo kirigoma none se ubwo abantu bagenzura agahenge barajya mu ruhande rumwe rurwana ntibazarubogamira babyemeranyijweho abo bantu muri VGM ari abo ba Kinshasa nacyo AFSM 23 yanacitseho cyane iravuga ati ni nacyo tubona gikomeye gishyashya babwiraga abanyamakuru kuba twarabashije kubakumvika bakaza no mu birindiro byacu noneho niyo verification ikazajya ibasha kuba ikorwa bari naho tugenzura ati nabyo bizagaragaza
n'ibyo dukora kuri tere koko ko bifite buriye n'ukuri rero bazaba bari i Goma niho hazafite icyicaro gikuru ubwo n'abasirikare ba leta ya Kinshasa barazi Goma batatu yes ni batatu mbese ni batatu ni bake abasirikare batatu na batatu ku ruhande ariko rwa n'abahanga nabo bandi muri kureba Virginia habereye imirwano ni expert mu kureba habaye intambara icyo cyari icya kabiri icya gatatu ibyo ngibyo rero nakubwiraga nizo ngingo ebyiri bemeranyijweho ariko nizo ngingo ebyiri twavuze bemeranyijweho mu Busuwisi mu buryo twavuga bagiye gushyira mu bikorwa ariko noneho mbere y'uko izo ngingo bazemeranywaho bundi babanje no kureba kugira babanje kwemeranywaho na mbere kugira ngo babishyire kugira ishyirwa mu bikorwa ryabyo ariko noneho apari y'ibyo ngibyo hari ibindi bumvikanye reka tuvuge nk'ikindi cyabajijwe ikigendanye n'ikibazo kibazwa kenshi ikigendanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege kigoma icyo nacyo ni ikindi kibazo twongeye gukomozaho mu kiganiro twakoze uyu munsi ariko Benjamin Mbonimpa wasubizaga icyo kibazo yavuze ati ikibuga cy'indege kigoma ubundi ko namwe muri abanyamakuru cyafunzwe natwe cyangwa se cyafunzwe na leta ya Kinshasa aravuga ati ikibuga cy'indege cyafunzwe na leta ya Kinshasa ati transport aérienne ku ruhande tugenzura yabaye bloqué par la leta ya Kinshasa ntabwo twebwe twagize twayiborotse ati ariko nanone kugira ngo ifungurwe niba barayiborotse bakangiza ibintu byinshi bakangiza ibikoresho runaka ABC kugira ngo ikibuga cy'indege cyongere gikore ntabwo bivuze yuko cyahita gikora ibyo bintu bitarashyirwa mu bikorwa icya kabiri ntabwo kizongera gukora ikibazo cy'umutekano kitabashe guhabwa umurongo nanone ikigendanye n'uko hari ibitari byakorwa byo kugisana ariko nanone agatsiza ku ngingo ya kabiri ya sekirite avuga ati ntabwo icyo kibuga cy'indege cyahita kigira gikora hanyuma wenda mukiri kuri ibi by'ikibuga cy'indege n'agahenge ku bijyanye no kuba barimo kuganira ko hari itsinda rigiye kuza kugenzura agahenge bari mu Busuwisi baravugaga bati barimo baraturasa n'uyu munsi muri mu kiganiro bavuga bati n'ubu barimo baraturasa aka gahenge kandi intambara irimo kuba byo babivugagaho iki ibyo ngibyo rero nibyo bavugaga bati n'ubundi yabivuze ati n'ubu turi mu kiganiro intambara irakomeje ku rugamba ariko aravuga ati turamubaza none se nibyo urumva nyine hari igisubizo bitanga ko n'ubundi nta nzira nziza tubona iganisha mu bwumvikane aravuga ati ibyo ngibyo ariko mu bigendanye n'ibyo twaganiriye mu Busuwisi n'icyo namaze kugisubiza kuko hazaba hari itsinda rizajya ribasha kubigenzura hanyuma ibirego dutanga by'uko leta ya Kinshasa idutera bakabasha kubyerekana noneho twavuga yuko ari abantu bigenga ataravuga ngo bafite aho babogamiye ibyo ngibyo nabyo tubona mu byo twumvikanye mu Busuwisi bizatanga igisubizo kuri icyo kibazo icyo kibazo basubizaga naho ubundi ibyo kuvuga ngo leta ya Kinshasa ntabwo bariza agahenge bimaze kuba nk'indirimbo bavuga kenshi hanyuma tukiri ku by'intambara kugira ngo wenda uzumubaze ikibazo cyawe ibijyanye muri iki kibazo kiri hano hari impunzi z'abanyamurenge zavuye Uvira ziri Kamanyora hari